Peace to you my people. Reka nkwifuriza ibihe byiza, igitondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza bitewe naho uherereye. Uyu munsi ni utameze neza, by grace of God ejo bizagenda neza. Nta kwiheba umuntu akiri mu buzima. Uyu munsi nasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo impamvu nasigaye ikerete, cyangwa impamvu wowe wasigaye ikerete, impamvu cyangwa impamvu, amagambo yoroshye, impamvu kiriho ni iyi, impamvu kiriho ni iyi, ngo nugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari ibintu bidatunganye mu buryo wenda bw'iyobokamana, mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'umutima. Hari n'ibindi bidatunganye mu buryo busanzwe mu buzima bwa buri munsi, bitarimo biragenda neza. Ushobora kuba wenda ushaka akazi, ugashaka wenda katarimo kaboneka, waragerageje uko ushoboye, ntago biri gukunda. Washyizemo imbaraga zawe zose, washyizemo ibitekerezo byawe byose, ntago biri gukunda. Mu buryo bw'iyobokamana hari wahuye n'ibigeragezo byinshi bituma utinjira mu nzira nk'uko Kristo ashaka. Kuko nasubije ijambo ry'Imana ngo twifuza ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere, tugashaka gukora ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere. Ntago biri mu buryo bw'iyobokamana gusa, no mu buryo bw'umubiri. Ko hari igihe ushyiramo imbaraga, ushobora kuba warize, waragerageje, bikaba bitari gukunda. Ushobora kuba waradepoje ahantu henshi, bikaba bitari gukunda. Ushobora kuba wenda mu buzima busanzwe ndetse n'umuryango wawe wenda, cyangwa iwanyu, cyangwa muri sosiyete. Ariko ijambo narisomye rivuga ngo impamvu nagusigaje ikerete, impamvu nagusigaje aho uri, impamvu aho uri ukihari, impamvu ukigihumeka ubu ngubu, nugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari ibintu byinshi bitari byatungana, rero ufite gutunganya ukabishyira mu buryo. Uzabishyira mu buryo gute rero? Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko ukomanga wese ngo akingurirwa, kandi ngo nusaba wese ngo arahabwa. Nta muntu n'umwe wakomanga ngo areke gukingurirwa, kandi nta n'umuntu wasaba ngo areke guhabwa. N'igihe gusa ni ukurindira, ugashyiramo akabaraga, ukinginga. Ejo birakunda. Ushyiramo imbaraga zawe, ugakoresha ubwenge, ugakoresha n'umutima, ugakoresha n'ibitekerezo. Uko biri kose uyu munsi bishobora kuba bitari kugenda neza, ariko bizagenda neza. Impamvu rero kiriho ni ukugira ngo utunganye bitari byatungana. Aho uri kubona bitari kugenda neza, shyiramo imbaraga zawe ubitunganye, ejo bizagenda neza. Uzagira umugisha, n'abagukomokaho bazagira umugisha, kuko bagere mu nzira nziza, kuko bagende mu bitekerezo byiza, kuko washyize umutima wawe, focus yawe iri imbere y'Imana. Ikintu cya mbere tugomba gushyira mu buzima ni ugushyira ibitekerezo byacu imbere y'Imana. Hari ibintu byinshi twifuza kugeraho. Ushobora kuba wenda uri kwifuza kugera ku bintu runaka, ariko ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugushyira imbere Imana mu byo ukora byose, mu gitekerezo byose. Ugomba gushyira imbere Imana. Imana rero yakugirira neza kandi igatuma utera imbere mu byo uri kugerageza gukora. Reka rero nishimire kubana namwe. Ibi ni ibiganiro tuba dukora buri gitondo cyangwa umugoroba, tuvuga ngo waramutse gute cyangwa wiriwe gute. Duhana ibitekerezo uko umuntu byumva, kuko ibitekerezo byanjye ntago ari kamara, ntago ndafite kwiyegereza Imana. Aho ubwenge bwanjye burangiriye niho ubwawe butangiriye. Aho ubwenge bwawe burangiriye niho n'ubwanjye butangiriye. Bivuze ngo rero n'ugusharinga, no gutanga ibitekerezo, tuvuga ngo ukwiriye kugera aha ngaha, watera iyi step. Icya mbere ni information. Wabona amakuru ukavuga ati, ukabwira mugenzi wawe akamubwira ati nshyifuza kugera kuri ibi ngibi, nabonye inzira imeze gutya. Wateramo agatambwe kugira ngo buri mugenzi wawe agere imbere yifuza kugera. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza cyangwa umugoroba mwiza. Imana ibagirire neza.